Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe muhinzi mworozi ndizera ntashidikanya ko aho rukomeje kumererwa neza. Ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa se isomo ryo kuri uyu munsi tugiye kurifatira ni mu ruganda. N'ubundi turacyari mu buhinzi ariko noneho by'umwihariko kongerera agaciro ibibikomokaho. Kuri uyu munsi tukorera kongera agaciro igihingwa cy'amatunda cyangwa se imbuto z'amatunda. Ni ukuzongera agaciro zikorwa mu mutobe. Tujye kuganira na rwiyemezamirimo ni Gatera Victor niwe udufashe kudusobanurira. Tugeze ku ruganda, imvura iratwakiriye bivuze ngo turabashyitsi beza. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi Tera Intambwe muhinzi mworozi ngende Eric Kajeje. Reka twinjirane mu ruganda. Tuguhaye ikaze bwana Gatera Victor. Murakoze cyane. Turi amahoro. Mu isonga muraho. Turakomeye. Yego, isonga ni iki? Isonga ni kampani itunganya ibikomoka ku mbuto n'imboga ndetse n'ibindi bishamikiye kuri food, ariko twamaze gushyiraho produit 3 ku isoko, arizo ji za tebuka ziri concentrated zifungurwa n'urusenda ndetse na wine zikoze mu mizabibu, mu nanasi ndetse na inanasi na beterave. Yego. Wine niyo bita umuvinyo. Yego, niyo bita umuvinyo. Yego, hanyuma kuvuze ngo mubikora mu mbuto no mu mboga. Muri imboga ziva hehe? Muri imboga urusenda. Urusenda ni imboga. Ni ubwoko bw'imboga. Agize mu urubuto. Yego. Hanyuma uyu munsi turaganira cyane cyane ku mutobe. Yego. Imitobe ubu ngubu mukora ni ubuhe bwoko? Mukora imitobe ingahe? Dukora imitobe ibiri mu mbuto ebyiri zitandukanye. Dukora umutobe mu nanasi, tugakora n'uwo mu matunda aribo abantu benshi bamenyereye. Inanasi dukoramo iziri concentré, tugakoramo n'iziri ready to drink, ndetse n'amatunda nazo dukora concentré, twakora n'iziri ready to drink. Concentré na ready to drink ugura bita ni ku muntu utumva indimi z'amahanga. Yego. Ji iyo tuvuze ngo ji iri concentré ni ji ujyana iwawe ukafungurira mu rugo ukongeramo amazi neza yo kunywa yabugeneye yo kunywebwa. Noneho iyi ready to drink ni ya ji uhitugura ugahita upfundura ugahita ukaba wayinywa nta kindi wongeye. Yego. Yego. Hanyuma na amatunda kubera icyo wahisemo kuza kongerera agaciro amatunda? Nuko ari igihingwa mu Rwanda abahinzi usanga baragihinga kuba kitabira kugihinga. Najemo rero kugira ngo nanjye ntanga umusanzu kugira ngo babakiriya babahinzi bo mu Rwanda mbaha isoko njye mbatunganyiriza umusaruro ko amatunda nta bikika, nanjye nkayafata nkayatunganyamo ji zizamara igihe kirekire. Buriya kenshi iyo umuntu ajya gukora ikintu hari ahantu biba byaravuye yarakuze agerageza utuntu mu rugo, ese wanyu mwarengaga kwenga umutobe ugira ngo urabizi? Yego, ndabizi. Cyangwa ni urukundo wakundaga ji uravuga ati ntabwo nzabona izimpagije reka njye kwikorera iyanjye, byagenze bite? Yego, urakoze cyane. Narabyize mu ishuri, mfitemo amasomo yabyo, mfitemo certificate yo gutunganya ibikomoka kuri food, nize food muri rusange. Yego, nkaba narahisemo kuba ntangiriye kuri ibyo ngibyo. Muri food science? Yego. Yego. Noneho nkagenda nkatunganya ibyo ngibyo, nibyo nahereye kuko byose utabitangiriye cyarimwe, byose nahereye ku by'ingenzi bimwe nzajya ngenda nongeramo nyuma bya bindi bw'ubumenyi bwose mutangire buzamure, ariko nabaye mfashe ibyo bitatu arizo ji ndetse na wine n'urusenda. Yego. Yego, hanyuma rero dutangire noneho cyane kuko turi buganire kuri ji cyangwa ku mutobe w'amatunda. Yego. Umutobe w'amatunda hari uko tuyarya tutarinze kuyacisha mu mutobe, ariko mwebwe hakaba hari ukuyacisha mu mutobe. Kubera iki? Yego, ni uburyo bwo kugira ngo iyo tuyacishije mu mutobe afasha abana kuyarya, cyane cyane kunywa ji y'amatunda, cyangwa se harimo abana baba bagoye kugira ngo babe bafata itunda barirye kubera ko ribasharirira, ariko iyo uyishyize mu byo kunywa umuntu ahita ayinywa byoroshye, za vitamine za ntungamubiri zigize itunda akahita abifata, ndetse n'izindi mbuto umwana cyangwa se undi muntu uwo ari we wese akaba yabikonsoma mu buryo bworoshye bitamugoye. Kandi noneho tugahita twongerera n'agaciro kuko ya matunda niba tuyafashe cyangwa se izindi mbuto turazifata tukazongerera igihe, ukaba wabikonsoma witonze nta pressure uvuga ngo biragiye kumpfana. Yego. Kuba byabikika igihe kirekire. Byabikika igihe kirekire. Yego. Hanyuma noneho ku matunda, kuri ji y'amatunda dutangire rero tujya gukora umutobe. Amatunda mwakira ni amatunda ameze gute? Yahinzwe ku buhe buryo? Kuko hari umwihariko wenda mushobora kuba mushyiraho, yaba arayakoreshejwe ifumbire mvaruganda, ari itunda ringana gute? Yego, ikibazo ni cyiza ubajije cyane, kuko usanga ku isoko
duhura nabyo. Ubundi mbere na mbere tureba amatunda umuhinzi yahinze cyane cyane mu ifumbire y'imborera. Ugafata itunda ukarihinga mu buryo bwiza, ugashyiraho ifumbire y'imborera rigakura, yamara gukura ukarireka rikera. Iyo rimaze kwera rihishije, nibyo bavuga mu ndimi z'amahanga ryabaye ryagize ripinesi, ryatangiye gutukura. Iyo rimaze gutukura rero urarisarura, wowe muhinzi ukarisarurana na ya nkondo yaryo. Yego. Wamara kurisarura na ya nkondo yaryo ukaritwara neza, nturitware kwa kundi batwara mu bintu by'ibifuka bagenda bakubita hasi rimeneka. Wamara kuritwara neza ukaritwara mu makorete y'amatunda, tukayazana tukageza ku ruganda, tugakuraho twa tuntu mbere yuko tuyatunganya. Za nkondo tukazikuraho, tukaba twareba ko haba hari n'amatunda yatangiye kuzana uruhumbu cyangwa se yatangiye kubora. Tugahita tuyakuramo tukayajugunya, tugakoresha amatunda ari fresh y'umwimerere. Iyo tumaze kuyatunganya noneho turatangira tukayaronga, tukayashyira mu mashini yaronga. Twamara kuyashyira mu mashini yaronga tukayakuramo umutobe. Twamara kuyakuramo umutobe noneho tugashyira mu mashini iyungurura. Imashini ikayungurura, natwe tugahita tugenda tukaza kongeramo n'utundi tuntu, ariko turaza kutugeraho. Gukuramo wa mutobe, amatunda ashobora kuba atandukanye, ndakeka wenda wayakuye ku bahinzi batandukanye, ntabwo ushobora kugira itandukaniro ku mutobe. Ikibazo nacyo cyangwa harahinzwe nka variyete zitandukanye cyangwa ubwoko bw'imbuto zitandukanye. Kuri ubu ngubu abahinzi mu Rwanda bahinga, hari ubwoko bw'amatunda bita amatunda cyangwa se abandi bayita marakuja. Ariya ntabwo ariyo nkoresha ngewe, ariya manini ameze nk'ikinyomoro, ntabwo ariyo nkoresha ariya matoya. Akaba ari ubwoko usanga aribwo bukunda kuba abahinzi bo mu Rwanda bakunda guhinga. Ubwo ayo matunda rero niyo turebamo ameza, cyane cyane abahingishije ifumbire y'imborera. Amatunda bari meza. Hari ikintu tuyapimisha cyitwa refractometer, nitubwira ko itunda ubwaryo nyine riri karite, ridafite ikibazo, tushyiraho tukareba brix y'iryo tunda. Twamara kureba brix tukavuga ngo aya matunda afite standard, twayakoresha. Hanyuma mwamaze kubibona, mwamaze gukuramo wa mutobe, noneho igikorwa kiri bukurikiraho ni ikihe? Mwamaze gukura wa mutobe mu matunda. Iyo tumaze gukura umutobe mu matunda, dukoresha procedure nyine zo mu nganda. Tukayafata tukayashyira muri pasteurizer igateka, tugashyira muri cooling machine. Twamara gushyira muri guteka aho bigenda biti, ifashisha iki, mutekesha iki? Iyo tugiye guteka twifashisha zino machine zino pasteurizer. Pasteurizer ifite twita boiler ikoresha steam. Iyo steam rero ikohereza umwuka ushyushye muri cooking machine. Mashini yo guteka. Imashini yo guteka. Yamara guteka tukabizana tukabishyira muri izi cooling tank. Murabizana birikora birikora. Yego. Urabona ko bifite amatiyo. Biraza bikavamo hano hariya muri pasteurizer, tukabizana hano muri cooling machine. Twamara gushyira muri cooling ngo ni imashini zihoze. Yego. Kuko ntabwo wabipakinga bigishyushye cyane. Kuziteka bisaba nko gutekera kuri dogere zingahe, mumenya ko yahiye ku ruhe iyo byagenze bite? Iraboilinga ni 200 degrees Celsius. Naho bitandukaniye cyane cyane n'amazi, ariko ntabwo bijya birenga 100, ariko nanone ntibijya munsi ya 95 degrees Celsius. Yego. Hanyuma zamaze kugera muri za mashini zihoza. Muhoza ku ruhe rugero, se muhoza mwifashishije iki? Hari uburyo bwo guhoza mushobora gukoresha nka buriya buryo bukoresha amafirigo birakonje, cyangwa hari ubundi buryo bw'umwimerere? Murakoze cyane. Nagira ngo turabibonamo hano. Izi mashini zikuringa zifitemo mashini, ikaba ifitemo no agitateur, umutozo mu Kinyarwanda niko babyita. Yego. Iyo agitateur rero irikaraga ikazihoza. Urumva uko wongera surface nyine agitateur yongera surface zikaza guhora. Zigahorera muri aya matanka. Iyo zimaze guhorera muri aya matanka rero kiba gikurikiyeho no kuzifiringa. Yego. Hanyuma umutobe kugira ngo umare igihe runaka hari ibisabwa, kandi nanone tuzi ko ugera ku masoko umuntu ugasanga afite impungenge, atavuga ati ntabwo ari umwimerere, bongeramo amapudre, ariko mu bikoresho kugeza ubu nabonye nta pudre runaka. Kugira ngo ibashe kubikika igihe kirekire bigenda bite?
Yego murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi twajya dusobanurira n'abanyarwanda kugira ngo bajye babyumva neza. Igikoresho food kugira ngo ibashe kumara igihe hari muri food iba ifite preserve cyangwa se food, ubwo ni ukuvuga buri kiribwa cyangwa buri kiribwa cyangwa se ikinyobwa kiba gifite ukuntu kizabasha kuresist igihe runaka bitewe n'ibyo OMS byemeye kujya muri food, kujya muri ibyo biribwa cyangwa kujya muri ibyo biribwa cyangwa ibyo kunywa. Rero ibyo dukoresha mu maji hari preserva zihari ubu ngubu ni 3. Hari citric acid, tukagira sodium benzoate ndetse na sorbate. Yego sorbate rero niyo usanga dukoresha cyane cyane muri juice kugira ngo izabashe kubikika, ikabikora ijyanye na citric acid. Citric acid ntabwo ari preserve, ifasha ya sorbate kugira ngo ibashe gukora neza muri ya ji. Akaba ari preserve zemewe na OMS, zikaba zemewe ku rwego mpuzamahanga. Food nyinshi cyane cyane amaji usanga arizo dukoresha zidatera ikibazo. Yego, hanyuma iyo yamaze ihora ku kigero kingana gute kugira mumenye ngo ji yahoze cyangwa ntiyahoze? Yego murakoze cyane. Ubundi dushyira kugira ngo tuyipakingira kuri dogere Celsius 35. Ibigishyushye? Yego ibigishyushye. Kubera iki? Ni ukugira ngo tubashe kwirinda za mikorobe zishobora kuba zakwataka ji tutarayishyira mu macupa. Kuko uyifirinze yahoze cyane ntabwo waba uri sure ko ishobora kuba, ntabwo wakwizera ko yaje nta mikoro itabaye contaminated, itanduye. Yego. Iyo yifirinze rero igishyushye kuri dogere Celsius runaka 35 cyangwa 40, nibwo uba wizeye neza ko ji yawe uyipakinze ifite isuku yuzuye nta kintu cyayanduje. Yego. Kuko amacupa ari plastique, ubwo bushyuhe ntabwo bushobora kugira ikibazo kuri iryo cupa? Oya, bushyuhe kuri dogere Celsius 35 ntabwo twika icupa. Ni temperature twakwita ambiante, ni isanzwe. Yego. Ni temperature isanzwe, ni nkuko umuntu anywa igikoma. Yego, kiriya gikoma n'ubundi nacyo kiba kiri kuri 35, 30 gutyo. Dogere Celsius itagira ikintu gitwara. Nayo ntabwo yatwika icupa rero. Inshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, tukiri kubana turacyari kuganira ku kongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi. N'ubundi turi mu buhinzi ariko by'umwihariko bw'amatunda. Uyu munsi turi mu ruganda, turi kuganira ku kongerera agaciro aya matunda tuyakoramo umutobe cyangwa se ji. Twabibonye ubikora ni umujene, ariko kandi hari imyumvire twari tumenyereye ko abantu bajya mu buhinzi ari abantu bakuze, abantu bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko kuki we yahisemo kuza muri iki gice cyo kongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi? Turacyari kuganira nawe, ni Gatera Victor, akomeza kudufasha kudusobanurira. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ugukomeza kubana natwe mu kiganiro cyacu. Hanyuma rero twaganiriye ku buryo bwa ji zitunganya, uko zitunganywa, ariko noneho ndagira ngo tuze ku mpamvu kuki wahisemo kuza muri ibi. Tureke ibyo kumva ngo wenda ngo warabyize, kuko hari benshi babyiga ariko ntibanabikore. Kubera icyo wahisemo kuza mu bintu wize noneho cyane bigifite aho bihuriye n'ubuhinzi? Murakoze cyane. Ni ibintu mfitemo passion cyangwa se umuhamagaro. Ndabikunda. Umuhamagaro ngira ngo ni uw'abapasiteri. Oya, buri muntu wese ashobora kugira yego, umuntu ashobora kugira umuhamagaro mu buryo butandukanye. Uburyo ukora ikintu, niba ari umukinnyi wa football, nawe umuhamagaro ni ukuba umufootballer. Umuhamagaro nk'uko rubanje kuba umunyamakuru. Nawe yego. Rero ariko tunagiye nyine tutiretse gutebya, ni ikibazo nyine mu Rwanda usanga na Minagri ndetse no gukangurira urubyiruko kwinjira muri agri processing. Nanjye ninjiyemo kugira ngo ntange umusanzu wanjye ku gihugu, kugira ngo ibintu abahinzi bo kujya bahinga umusaruro ngo bapfire ubusa. Nanjye naje gutanga umusanzu wanjye kugira ngo umuhinzi ahinge, nanjye mugurire umusaruro. Igihe nikigera nanjye maze no kwidevelopa, nanjye nshobora gutanga umusaruro nanone, nkajya guhinga, nkatangirira hasi, nkahinga, nkazabyasha kubyaza umusaruro noneho nibyo nahinze, ariko nkaba nanagurira n'abaturage n'ubundi muri rusange. Wabonaga hari ikihe kibazo? Ikibazo cy'umusaruro ubura isoko. Yego. Ubu ngubu abahinzi mukora nta kibazo cy'umusaruro bafite? Ntacyo. Ubona icyakuzanyemo nk'uko wavuze ati naje kugira ngo nkemure ibyo bibazo, umusaruro ubura, gutanga uruhare rwawe cyangwa umusanzu wawe
mu kijyanye n'ubuhinzi ndetse no kubyongerera agaciro, ubona hari uruhare, hari icyo byahinduye uko waje ubyifuza, ubona ufite uruhe ruhare rungana? Yego, urakoze cyane. Nicyo kintu ubu ngubu gishobora kuba kintera courage cyane, kuba narajemo nseta ibirenge nzi ko nta bantu nzafasha cyane, ariko nkaba namaze kwagura sosiyete, mfite abantu bandwanira ishyaka cyane cyane kuri produit nkora, bakagenda banazamamaza kugira ngo abandi bose bazimenye kubera ubwiza zifite. Natanze umusanzu cyane cyane, urumva hari abantu nahaye quality bari bakeneye ku isoko. Abo bantu ni abantu batuma nkomeza gukora ya business yanjye kuko barayikunda. Ikindi cya kabiri, nongereye agaciro cyane cyane muri chaîne y'ubuhinzi. Umwe akagira icyo akora n'undi akagira icyo akora, ku buryo usanga duherezanya ndetse no gutanga umusanzu ku rwego rw'igihugu, ku buryo usanga abahinzi n'abacuruzi ndetse n'abaprosesinga duhuriza umugozi umwe, noneho tukubaka igihugu muri rusange. Hari imyumvire umuntu yumva mu buhinzi, akumva ko mu buhinzi ari ukumanuka ukajya mu murima ugahinga, nabyo si bibi, ni no byiza cyane, ariko harimo n'andi mahirwe ngira ngo nk'aya ngaya wowe uri muri iki gice urimo. Yego. Urubyiruko muhura cyangwa gufata intambwe ukaza muri uyu mwuga, n'urubyiruko rugitinya kujya mu buhinzi, kugira ngo uhura nabo, kubaganiriza icyo ubahereza ubuhe bunararibonye? Urubyiruko rutangiye kwinjira cyane cyane muri agri processing ndetse no mu buhinzi bwite ndetse no muri agri processing. Agri processing ubona kongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi. Ndakubwiza ukuri, urubyiruko rwamaze kwinjiramo, gusa bakeneye support yo kugira ngo badacika intege. Ariko iyo support ihari n'ubundi leta usanga agenda rwose dukurura, tukagenda twigira imbere, aho usanga badufata bakaduhuza n'amasoko, batujyana mu ma exposition, murikagurisha ndetse n'ibindi n'ahandi hantu, bakadufasha kugira ngo tubashe kuba twazamura, cyane cyane badukanguriye duhurira mu nama, ugasanga nk'inama yateguwe na Minagri tuyigiyemo, inama yateguwe na Minicom tuyigiyemo, mbese bagiye batumenya, batubwira n'ibintu, batungura n'inama. Bigatuma rero urubyiruko rwishi rugenda rukangukira kuza, kuko igihugu n'ubundi uko byagenda kose igihugu kigomba gutera imbere kinyuze mu nganda. Urubyiruko rero nikomeza kwitabira nk'uko bimeze ubu ngubu, igihugu kizatera imbere mu buryo bworoshye. Yego, turaza kubigarukaho wenda tugana no ku musozo, ariko se ku kijyanye na wa mutobe nanone ngarukaho, hari ikibazo cyari gihari post harvest handling, uko umusaruro wangirika mu gihe cy'isarura, igihe wabuze amasoko umusaruro ugashobora kwangirika kuko utabasha kubikika. Kimwe mu bisubizo ni iki ngiki cyo kuwongerera agaciro, ariko si iyi mwongerera agaciro ishobora kubikika igihe kingana gute? Iyi dukora ibikika igihe cy'umwaka, umwaka wose. Yego, niba dukoze iyi kuri uyu munsi ku itariki 24, ndakubwiza ukuri, ku itariki 24 z'undi mwaka nk'iki gihe izaba ikiri nzima, uzaba wabasha kuyikonsoma kandi idafite ikibazo namba. Yego. Ubwo rero iyo kongerera agaciro kandi mu gihe kirekire bituma umuhinzi adacika intege, noneho natwe tukageza ku isoko abakiriya n'abanyarwanda bakakonsoma ibintu badafite igihunga ngo birapfuye bigize gute, naho muhinzi nawe agakomeza kugira imbaraga zo gukomeza guhinga ntacika intege kuko yabuze isoko ry'umusaruro yakoze. Yego, tuvuga kuri cya kindi cy'urubyiruko mu buhinzi, usanga akenshi harimo abantu bakuze. Usanga bari abantu bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ugasanga nibwo atangiye kujya mu bintu by'ubuhinzi, atangiye kujya muri iyi mirimo nk'iyi ngiyi, ariko wowe muri umujene. Yego, kubera iki? Ndabikunda cyane cyane, nabanje kukubwira ko narabyize, nize gutunganya ibikomoka, gutunganya muri food muri rusange. Rero ndanabikunda, byatumye mbizamo, kandi noneho nkaba nifuza ko n'abandi banyarwanda babyinjiramo, cyane cyane urubyiruko, kuko niho hantu hari amahirwe yo gutera imbere mu buryo bworoshye. Urubyiruko rukomeze rubyitabire kandi ruze muri food, ari uhinga, ari uprosesinga cyangwa se uwongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi, afite amahirwe ku isoko ry'u Rwanda riracyafunguye. Usanga abantu bakagombye kwinjiramo rwose, harimo amahirwe menshi bari kwitesha, kandi mu by'ukuri yakabaye bazamo n'ubundi nabo bagahita bafata opportunity ihari. Ariko impamvu uvuga ngo kuzamo ni ukuvuga ngo harimo agafaranga. Of course, agafaranga karimo kandi kenshi. Warakize? Ntabwo ndakira, naba ngiye
oya ko kari agaciro muri kwa naba ngiye kubeshya ariko mu hari by'ukuri ibyo ushoramo ubasha kubigarura. yego ibyo nshoramo mbasha kubigarura nubwo ntaragira n'imbaraga nyinshi nkaba nifuza ko ahubwo mbonye n'uburyo bw'ishoramari rihagije nkaba nabasha gukora byinshi noneho wa musaruro ku buryo umuhinzi uwo ari we wese wo mu Rwanda yajya ahinga avuga ngo ndabijyana kwa kanaka antunganyiriza umusaruro babone isoko riri direct havemo ba bantu baba middleman abantu bari hagati y'umuhinzi n'utunganya ubuhinzi bariya abantu iyo hajemo umuntu hagati ahenda umuhinzi akahenda n'ugira gute n'utunganya wa musaruro igatuma igicuruzwa gihenda ku isoko ariko iyo bibaye direct umuhinzi niwe utera imbere na wa wundi utunganya wa musaruro nawe agahita atunganya ikintu ku giciro gitoya kidahenze abantu. Nari nkomoje ukantu mbivuga byo gutebya ntiwarakize ariko se cyo nashaka kuvuga muri ubu buhinzi ndetse na agro processing cyangwa kongera agaciro bikomoka ku buhinzi ni umwuga utanga icyizere ku buryo ibyo umuntu ashyiramo abasha kubikuramo ku buryo rwa rubyiruko wareshyaga babyumva impamvu yo kuzamo. Yego rwose ndakubwiza ukuri abantu bari bafite impungenge zo kwinjira mu buhinzi ndetse no gutunganya ibikomoka ku buhinzi ntibazishyire kuko niho hantu hasigaye amahirwe yonyine yo kubyaza umusaruro. Igihugu cyacu ni cyiza kirera gifite umutungo kamere mwiza wera duhorana season nziza y'imvura iyo ugiyemo ntabwo ushobora kubura matière première zo gukoresha cyangwa se ibikoresho by'ibanze byo gutuma ubyaza umusaruro umutungo. Yego urakoze cyane Gatare katugushimire. Urakoze cyane Televiziyo Rwanda Konsura. Nshuti mukunzi wa Televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro intambwe muhinzi mworozi twabanye kuri uyu munsi ndiza yanashidikanya ko isomo ry'uyu munsi ryari ingirakamaro. Kuri uyu munsi twaganiriye ku kongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi by'umwihariko ariko uyu munsi twakoze ku matunda no kongera agaciro tuyakoramo umutobe. Twabonye ko ari ibintu byiza bishoboka ndetse no gufata neza umusaruro kuko ubasha kubikika igihe kirekire. Ariko kandi twanabonye ko ari amahirwe menshi cyane cyane ku rubyiruko bishobora kuza bakongera agaciro bikomoka ku buhinzi bikabasha kubikika igihe kirekire ndetse no gukereya cyangwa se gutanga amahirwe y'imirimo ku bakozi. Ariko kandi hari n'ubutumwa ku bahinzi guhinga kinyamwuga tugakora neza ibyo dukora tukabikora kinyamwuga tugashyiramo ifumbire uko bukwiye kugira ngo bibashe wa musaruro kuboneka ari na mwiza. Reka ngushimire twabanye tuzahura ubutaha mu kiganiro cyacu cy'ubutaha niteye intambwe muhinzi mworozi njye na Eric Jeje ikiganiro cyari intambwe muhinzi mworozi naho ubutaha.